hari igihe rimwe na rimwe ijambo nk'iri riza ukibaza ngo birashoboka ko umubabaro mfite ushobora gushira. hari ibihe umuntu abamo akabona bidashobora kurangira, akibaza bishobora kunyura mu zihe nzira uyu mubabaro undi mugashira, akamera nk'uwabonye icyo asengera kandi kitaraboneka kubera ibyiringiro bitangwa n'Imana. Iyo nirebye uyu munsi nkaniyibuka hashize, ibyo yambwiraga hashize sinabyumvaga, nabonaga nta nzira, ariko uyu munsi nicaye mu byo yavugaga icyo gihe. Ndashimira Imana ko ijya inyuranya ibihe, ndashimira Imana ko isimbura ibihe, ndashimira Imana ko ifite ubushobozi irabihindura bigahinduka. Ntabwo ibi ndi kuvuga ari ibyo nasomye mu gitabo cyanditswe n'undi muntu, ni ijambo ry'Imana. kandi mureke dukure ijambo ry'Imana mu nyuguti turigire ubuzima. Ndi waye abantu myeho ngo nze mbabwire ngo ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha. Turashimira Imana kandi ko tugize umugisha n'amahirwe byo kongera kubona uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Buri gihe mpora mbashimira, ntago nzahwema kubibabwira. Buriya nta muntu ushobora gukomera adafite andi maboko amukomeje, nta muntu ushobora kuzamuka atagize uwazamukiraho. Abakomeye bose mu buryo bumwe cyangwa ubundi, gukomera ishobora guturuka ku kintu runaka, ariko uburyo bwose wakomeramo nta muntu ushobora gukomera hatabaye undi muntu ubigiramo uruhare cyangwa hatabaye abandi bantu. Uyu munsi kuba twicaye ahangaha nuko muhari. Iyo muza kuba mudahari ntabwo twakicaye ahangaha. Twicara hano kuko dufite abantu badukurikirana, baduha kuraje, badusengera. Uko kudusengera, uko kuduhamagara, uko kuduha kuraje bidutera imbaraga, tukabona ko turi kumwe n'abantu dufatanyije twagera ahandi hantu. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Njya nkunda kubibabwira, turabakunda, turabasengera. Tuzi neza ko Imana dusenga ibasha gukora twe n'ibyo tutashobora. Rero nongeye kubaha ikaze kuri channel yanjye ya Evangeliste John Mbarushimana. Reka mbashimira abakomeje rwose kudushyigikira. Njya nezezwa no kubona umuntu yafashe icyigisho nakoze akagishyira kuri stati ye, akagiha undi muntu. Njya mbona muri commentaire nigeze mbabwira uwigeze wandikamo, aravuga ngo Imana iguha ibikoresho tujye tubona ibyigisho byawe kenshi. Hari haciye igihe nyine atabonaho icyigisho, bihita binyereka uburyo umuntu akwifuriza ibyiza, bihita binyereka uburyo umuntu afite ishyaka ryo kubona wateye imbere. Rero birashimisha. Imana ibaho umugisha. Mu nkundire rero abo dusanganywe ndetse n'abandi bashyashya tubahaye ikaze. Ndabizi ko duhora twunguka umunsi ku munsi. Iyo ufashe icyigisho cyanjye ukagishyira kuri stati yawe, hari abandi bantu baza kukireba. Iyo baje rero tuba twungutse abandi bantu. Imana ibaho umugisha. kandi ndabizeza ko rwose bitazongera kujya bifata igihe nk'icyo byafataga mutari kubona ibyigisho, kandi Imana izabidushobozamo. Reka dusenge dushimire Imana maze tuyisabe kubana natwe. Imana turagushimiye kuri Imana nziza, uri wo kwizerwa kandi uri wo kwiringirwa. Nta yindi Imana ihwanye nawe, niwe wenyine ukwiriye. Tugushimiye ko waduhaye ubuzima kugira ngo dukore umurimo wawe. Bana nanjye muri uyu mwanya mwiza uganira ijambo ryawe, kandi ribe imbuto nziza abagiye kuryakira rigira icyo rikora muri bo. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Kuva ibice 3. Turasoma duhere ku murongo wa 13. Kuva ibice 3 umurongo wa 13. Haravuga ngo Mose abaza Imana ati ningera ku Bisiraheli nkababwira nti Imana yabasogokuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati yitwa nde, nzabasubiza iki? Imana isubiza Mose ati nduwo ndiwe, kandi iti abari kuzabwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeho. Kandi Imana ibwira Mose ati abari kuzabwira Abisirayeli uti Uwiteka Imana yabasogokuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose, urwo ni rwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose. Genda uteranye abakuru b'Abisirayeli ubabwira uti Uwiteka Imana yabasogokuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yambonekeye irambwira iti nukuri ndabagendereye mbona ibyo babagirira muri Egiputa. Ndavuga nti nzakura mu mubabaro
muri Egiputa mbajyane mu gihugu cy'abanyekanani n'abaheti n'abamoni n'abafirizi n'abahivi n'abayebusi, igihugu cy'amata n'ubuki. Nabo bazakumvira, kandi uzajyane ku mwami wa Egiputa n'abakuru b'Abisiraheli mumubwire muti Uwiteka Imana y'Abaheburayo yatubonekeye, none turakwinginze reka tujye mu butayu, tugende mu rugendo rw'iminsi 3, dutambire y'Uwiteka Imana yacu ibitambo. Kandi nzi yuko umwami wa Egiputa atazabakundira ko mugenda, naho namushyiraho amaboko akomeye. Nanjye nzarambura ukuboko nkubitishe Egiputa ibitangaza byanjye byose nzakorera hagati yaho, nyuma yabyo azabareka. Kandi nzaha ubu bwoko kugira umugisha ku Banyegiputa, nimugenda ntimuzagenda ubusa, ahubwo umugore wese azasaba umugore w'umuturanyi we, ndetse n'umugore acumbikiye ibintu by'ifeza by'izahabu n'imyenda mubyambika abahungu banyu n'abakobwa banyu, niko muzanyaga Abanyegiputa. Amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ndagira ngo tuganire ijambo Imana yanshyize ku mutima, ijambo rivuga ngo ni Imana igiye kukumara umubabaro. Ni Imana igiye kukumara umubabaro. Iyo tuvuze ngo ni Imana imara umubabaro, dufite ubuhamya bwabo yawumaze, kandi natwe turi mu Imana yamaze umubabaro. Hari igihe rimwe na rimwe ijambo nk'iri riza ukibaza ngo birashoboka ko umubabaro mfite ushobora gushira? Hari ibihe umuntu abamo akabona bidashobora kurangira, akibaza bishobora kunyura mu zihe nzira uyu mubabaro ndi mugashira. Mu kanya kashize hari icyigisho cyari cyasohotse, noneho umuntu aranyandikira arambwira ngo ese ryo nanjye Imana yaranyumvishe? Ndamubwira nti yego yarakumvishe. Ambwira ibintu byinshi ntashatse kuvuga twaganiriyeho, ariko ukabona n'ubundi byo mubwira ntari kubyumva kubera igihe amaze muri uwo mubabaro. Bene hari igihe umuntu aba mu bihe ukibaza ngo bino bihe ni izihe mbaraga zabimara. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana riravuze ngo Imana ibwira Mose ngo bwira Abisiraheli, uzabwira Abisiraheli njyewe Uwiteka nje kubamara umubabaro. Abanyegiputa ntabwo umubabaro wabo wari uw'ibyo kurya, baragaburirwaga. Bivuze ngo imibabaro iratandukana. Ushobora gusanga njyewe mfite umubabaro uko nabuze urubyaro, mfite ibyo kurya, imyenda ndayifite, ubuzima bumeze neza kubigaragara, ariko umutima wanjye wuzuyemo umubabaro ko nta rubyaro. Kandi bene ndashimira Imana ko yampaye urubyaro, ariko ndanasengera abantu Imana itaraha urubyaro. Ni ukuri iyo mu ijuru Imana ishobora byose itagira ikiyinanira ibaha urubyaro, njya ngira umugisha wo guhura n'abantu bari muri ibyo bihe. Beneda abafite umubabaro udashobora kumarwa n'ikindi kintu, udashobora kumarwa uretse Imana yonyine igiza igaha umuntu ibyiringiro, akamera nk'uwabonye icyo asengera kandi kitaraboneka kubera ibyiringiro bitangwa n'Imana. Ariko ni umubabaro hari igihe umuntu ataha yumva yarushye, yahuye n'ibibazo bitandukanye, ariko wagera mu rugo wahura n'abana, wasanga abana ntube wibuka bya bibazo, abana bakakumara umubabaro wari uvanye hanze. None ahita wibaza uyu muntu rero hari umubabaro avanye hanze, kandi ibigeragezo ntibigutinya ngo nturabyara, ntibigutinya ngo muri make uwo ari wese biramwataka. None ufata uyu muntu ngengiza umugisha uko nahuye n'imibabaro hano hanze, ariko mu rugo ndi buze guhura n'abamara umubabaro. None ufata uyu muntu wahuye n'umubabaro hanze, no mu rugo ari buze kuhasanga irungu. Uhita wibaza uyu muntu rero. Bivuze ngo rero abantu bagira imibabaro itandukanye. Uyu ni umwe. Hari ufite umubabaro w'uko nta rugo aragira, yareba imyaka afite akumva abazi bizagenda gute. Hari ufite umubabaro y'uko abana birukanwe ku ishuri batari kwe. Mwake twese dufite imibabaro, kandi buri muntu wese umubabaro uramugoye, uramuvunnye, uramuremereye.
ntabwo ukwiye kumva ko wari uremereye. Buri muntu wese araremereye mu bwo buryo. Abisiraheli bari bari mu buretwa bamazemo igihe kirekire, ariko ngo Imana ibonekera Mose iramubwira ngo ngiye kugutuma. Reka mbibutse ko ahangaha Imana imutumye yarahabaye, arahazi, azi ibiberayo. Ariko mbibutse ikindi kintu, Mose ntabwo yari azi Imana. Muzi amateka ya Mose, muzi uburyo yavutse mu gihe bicaga abana b'abahungu. Nyina amuhisha amezi 3, ngo ananiwe guhora amuhisha amubohera akato amujyana mu rufunzo. Ngo ariko igihe kiza kugera umwana w'umwami aza koga, ngo ahageze abona ko kato, ngo aramutwara aragenda aramurera aho ngaho. Beneda ari nyina wa Mose ntabwo azi icyo Imana igambiriye kuri Mose. Nyina wa Mose wamuhishe, we yamuhishe nyine ni umubyeyi, ni muheza ababyeyi. Yavuga ngo nzabone bamunyereka mujyane arenda bazamwice ntareba. Ariko ntabwo abizi neza ko uyu mwana uvutse muri iki gihe kigoranye, muri bino bihoye bigoye, ntabwo abizi neza yuko ari umugisha, ari umugambi w'Imana. Reba inzira zose iyo ndi kuvuga ku nkuru za Mose, mpita mbona ko byanga bikunda iyo Imana izagukoresha ibikomeye ikunyuza mu bikomeye, iyo Imana izakugira ukomeye ikunyuza mu bintu bigoranye. Kandi hari ibintu asaza udashobora guhunga, hari ibintu Yesu kugira ngo aducungure yagombaga kunyura muri iriya nzira y'umusaraba, niho yagomba guca kugira ngo aducungure. Hari ibintu utahunga rero, hari ibintu utasengera ngo bikurweho kubera ko ugomba kubicamo. Yosefu yagombaga guhererekanywa n'ariya maboko, Yosefu yagombaga gutarwa mu rwobo, Yosefu yagombaga kujya muri gereza, Yosefu yagombaga kubesherwa. Niyo nzira Imana yari yarashyizeho kugira ngo izamugeze muri za nzozi yarose. Mose rero yagomba kunyura muri ubu buzima akajya kurererwa kwa Farawo, kuko Imana irabizi ko hari igihe kizagera ikongera ikamutumayo. Yamujyanye kugira ngo ajye kwiga, agiye kurererwayo, kumva Imana igiye no kumwigishirizayo. Ndashimira Imana igidukiriza mu rugo rwaturutsemo itegeko ritwica, igiturerera. Amaboko yari butwice akatubeshaho, amaboko yari butwice akaba ari yatwigisha, amaboko yari akaba ari nose. Itegeko ryari ryaturutse ibwami, arererwaho itegeko rimwica ryaturutse, kuko Imana irabizi neza ko uyu muntu igihe kimwe izamutuma gukura ubwoko bw'Imana mu kaga n'amakuba. Ibwira Mose rero, murabizi yabayeyo aza kwica umunyegiputa, barabimenya arahunga. Ariko kumbi Imana yemeye ko ahunga. Haleluya. Yemeye ko ahunga kugira ngo ize kumwiyereka. Mbibutse ko Mose Imana yamwiyeretse yahunze kwa Farawo atakiriyo, yari yahunzeyo, nibwo yamusuye iramwiyereka, ntiyari kumutuma atayizi. Ariko Imana yemeye ko havuka ikibazo kugira ngo ahunge. Nahunga Imana imwiyereke izamusubizeyo, ariko yarabanje kumwiyereka. Iramubwira ngo genda ubwire Abisiraheli ngo ndiho yabantumyeho. Muzi uko twasomye kiriya gice cya 3 hose kuri 13, yabantumyeho, yambwiye ngo nze mbakure muri buno buretwa. Ariko arayibaza ngo mbese nibambaza uwantumye nzababwira ko ari nde? Ngo aramubwira ngo uzababwire ngo ndiho yantumye, ndiho yabantumyeho. Reka mbabwize ukuri, ntabwo ibi ndi kuvuga ari byo nasomye mu gitabo cyanditswe n'undi muntu, ni ijambo ry'Imana. kandi mureke dukure ijambo ry'Imana mu nyuguti turigira ubuzima. Ndiho yabantumyeho ngo nze mbabwire ngo aje kubamara umubabaro. Ngo Uwiteka ati ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvishe gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yawe. Ndashimira Imana ko ijya imenya imibabaro. Beneda wawumbwira nkagutega amatwi, ariko ntabwo nawumva nk'uko wumva, ntabwo nababara nk'uko ubabara, sinakwikorera umutwaro nk'uko wawikorera. Ariko Imana ibanje kubwira Abisiraheli mbere y'uko ibabwira ibyo igiye gukora, ibanje kubereka y'uko izi imibabaro barimo. Ndashimira Imana ko itagihishwa, imenya byose, ireba byose, naho twebwe tutareba yirahabona. Ushobora kumbona nseka, ariko Imana yandeba ikabona nuzuye umubabaro, kandi icyo Imana ibona niko kuri kuruta icyo abantu babona.
impamvu ndamubwira ngo ntabwo tuzagera aho abantu bavuze, tuzagera aho Imana yavuze, kuko aho abantu bavuze twaraharenze, kandi yahaturengeje iracyafite umugambi mwiza. Ni Imana ireba mu iherezo kandi ihagaze mu itangiriro. Ni Imana ireba mu nda y'ingumba ikabonamo ishanga rikomeye. Ndabizi ko iyi si ijya kuvuga, iyo abantu bajya kuvuga bahera ku byo babona, bavuga ku byo duhagazemo, bakavuga ku byo twavuyemo, ariko ntawe ujya uvuga imbere yacu hazwi n'Imana. Imana ibwira Mose ngo genda ubabwire ngo numvishe gutaka batakishwa nabo bakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa. Muri make imibabaro bafite iraturuka mu maboko y'ababafite. Reka nongere mvugire ijambo, hari amaboko Imana igiye kugukuramo yatuma ugira umubabaro, igutereke mu yandi maboko akumara umubabaro. Nasomye ijambo muri Filimoni riravuga ngo nkubonemo umumaro mwene data muri Kristo Yesu, unduhura umutima. Nababwiye ngo iyi Imana igiye gukora hari amaboko ikoresha, na Satani yagiye gukora hari amaboko akoresha, ariko Imana yavuga ngo manuwe no kubakiza mbakure. Hari ahantu Imana igiye kukuvana, hari n'ahandi igiye, kandi ntabwo Imana yagukura idafite aho ikujyana. Yabwiye Aburahamu ngo va muri Uri y'Abakaludaya ujye mu gihugu nzakwe. Hari aho imuvanye, hari n'aho imujyanye, kandi iyo ikuvanye ahantu iba ifite ahandi ikujyanye, kandi bikora kubw'impamvu. Reka babwire ngo Imana y'abantu yo mubabwire ngo ije kubamara umubabaro. Nzi imibabaro yanyu, nzi kubabazwa muri gucamo, nzi ibihe bigoye muri gucamo. Bene da niyo yonyine ijya ireba Abisiraheli, niyo yonyine ijya itureba ikamenya uko tumeze, ikamenya uburyo tubabajwe, kandi ntizanwe n'ubusa, ikazanwa no kutumara uwo mubabaro. Imana ibwira Mose ngo uze kubabwira ngo njyewe nzi imibabaro yabo, nzi ibihe bari gucamo, nzi uburyo bari kugeragezwa, nanjye manuwe. Ku murongo wa 17 yavuze ngo ndavuga nti nzabakura mu mubabaro wo muri Egiputa. Nzabakura ndashimira Imana, hari umubabaro ije kugukuramo. Ntabwo nawumenya, sinawumva. Hari nabo wabubwiye ntibagutega amatwi, hari nabo wabwiye ngo baragutaranga bagukwiza hirya no hino, ariko yavuze ngo ndavuga ni nzabakura mu mubabaro wo muri Egiputa mbajyane mu gihugu cy'Abanyakanani. Hari igihugu cy'umubabaro, hari n'igihugu cy'amahoro. Ibyo bihugu byose birahari, kandi iyo mvuze igihugu ntugire ngo naho utuye. Oya, nubwo buzima ubayemo ni igihugu cy'umubabaro. Hari igihe rero Imana ijya ituvana mu gihugu cy'umubabaro ikatujyana mu gihugu cy'amahoro. Irababwira ngo nta kindi kinzanye, nje kubakura mu mubabaro wo muri Egiputa, kandi yarabikoze. Ni Imana ivuga ibyo izakora, ni Imana ivuga ibyo ishoboye. Rimwe na rimwe twebwe abantu tujya tuvuga ibyo tudashoboye kugira ngo twiyemere ku bantu, cyangwa se tukabivuga tubishoboye bwaca bikatunanira, ariko ni Imana ivuga ibyo ishoboye. Reka mbisubiremo, ni Imana ivuga ibyo ishoboye. Ibyo yavuze iranabishoboye, ibyo yakubwiye iranabishoboye. Hari ibyo abantu bakubwiye birabananira cyangwa baranabyanga, nawe hari ibyo wavuze birakunanira, ariko ni Imana ivuga ibyo ishoboye. Iyo ivuze ngo nzakora ibivuze ibintu ishoboye. Ni Imana ishobora byose, ni Imana ishobora byose. Yaje kubikoresha imbaraga zayo, ariko ibakura muri wa mubaro, kandi ngo ntibagendeye aho. Ndashimira Imana, bavanyeho iminyago. Yarababwiye ngo ntabwo muzavira amaho, nubwo mwababaye, nubwo mwavunitse, ariko muzataha n'iby'agaciro. Buri muntu wese azareba umuturanyi we amubwire ngo ntifeza ntizahabu, ngo ntabwo muzagenda amara masa. Ndashimira Imana ko uwo mubabaro ntabwira ukuvanira mara masa. Bari baravunitse imyaka bakora uburetwa, ariko Imana imanuwe no kubatabara, irababwira ngo mbakuye mu mubabaro, ariko ntimuzagenderaho, mugomba kugira iby'igiciro mutahana. Muma muneza amatwi, mupapa uneza amatwi,
musore nawe mukobwa, ntabwo nzi igihugu cy'umubabaro urimo, ntabwo nzi ijoro urimo. Haravuga ngo amajoro yose ni umwijima, ariko ibyayo biratandukanye. Zaburi ndayikunda ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwaca mu gitondo umwe waraye arira bugaca impundu zivuga. Ndashimira Imana ko ijya inyuranya ibihe, ndashimira Imana ko isimbura ibihe, ndashimira Imana ko ifite ubushobozi irabihindura bigahinduka. Iyo yewe abantu niyo nkunze mbabwira abari hafi n'abari kure, ni Imana imara imibabaro, ni Imana ije kubamara umubabaro, kandi ni Imana ivuga ibyo ishoboye gukora. Reka ndisubiremo, ni Imana ivuga ibyo ishoboye gukora. Abantu tuvuga ibyo tudashoboye, abantu tuvuga ibyo twumva twashobora bikatunanira. Amahanga ajya ananirwa ashaka gukora, ariko ni Imana ivuga ibyo ishoboye. Ni Imana ivuga ibyo ishoboye. Ibyo yavuze irabishoboye, ibyo yavuze irabishoboye, ibyo yavuze irabishoboye. Nturebe imyaka bimeze, nturebe aho bigeze, ivuga ibyo ishoboye. Icyo yakubwiye izagikora. Iyo mpereye ku byo yankoreye, iyo mpereye ku byo yankoreye, bene da ndi umuhamya wo guhamya yuko ari Imana ivuga ibyo ishoboye. Iyo nirebye uyu munsi nkaniyibuka hashize, ibyo yambwiraga hashize sinabyumvaga, nabonaga nta nzira, ariko uyu munsi nicaye mu byo yavugaga icyo gihe. Ni Imana ivuga ibyo ishoboye, ije kukumara imibabaro, ije kukumara umubabaro, ije kugukura mu gihugu cy'umubabaro igushyire mu gihugu cy'amahoro n'umutekano. Ijambo rya nyuma ngana ku musozo, narinje kubabwira ngo ije kubamara umubabaro, kandi ni Imana ivuga ibyo ishoboye. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Niba yarakubwira urubyaro ntiwite ku byo abaganga bavuze, ni Imana inyuranye ibihe, ni Imana ivuga ibyo ishoboye. Niba yarakubwiye akazi nturebe imyaka ushomere, ni Imana ivuga ibyo ishoboye. Niba yarakubwiye urugo nturebe iyo ufite, ni Imana ivuga ibyo ishoboye. Sinzi ibyo yakubwiye, abo yabwiye amazu nturebe ngo ibintu birahenze bikomere birorere, ni Imana ivuga ibyo ishoboye. Njya mbabwira ngo iyi Mana dusenga hose ni mu kwayo, hose ni mu kwayo. Isi n'ibiyuzuye n'ibyayo. Niyo mpamvu ikubwira ngo utuje muri Canada. Kubera iki? Umuntu ntiyagutuza hatarahe, hose ni mu kwayo. Namwe mumubwira uburyo Imana itubwira ngo uhaye inzu, nanjye Imana yambwiye ko izampa inzu, kandi irabishoboye izabikora. Ariko tekereza Imana ikubwira ngo nguhaye inzu, ibizi neza ko ubutaka bwose bufite nyirabwo. Ubutaka bwose bufite nyirabwo, nta butaka budafite icyangombwa, nta nzu idafite icyangombwa. Ariko abango ndi Uwiteka nguhaye. Kubera iki? Irabizi neza ko hose ari mu kwayo. Ntabwo Imana yagutuza itagize uwo yimura, hari umuntu izimura igutuze. Mbibutse ko Imana ibwira Abisirayeli Kanani, yababwiraga Kanani irimo andi moko, yababwiraga igihugu kirimo andi moko. Reka ubwire ko hawe hari undi muntu hicaye, ariko yavuze ibyo ishoboye igiye kugushyiraho, yavuze ko nta wayivuguruza. Narinje kubabwira ngo ni Imana imara imibabaro, ije kubamara imibabaro. Kabiri, ni Imana ivuga ibyo ishoboye. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Mu nkundire dushimira Imana, dushimira Imana ko ari Imana ije kutumara imibabaro. Kabiri, ko ari Imana ivuga ibyo ishoboye. Kandi ndabizi uzatanga ubuhamya, uzabivuga muri komantere, uzahamagara. Ni Imana ivuga ibyo ishoboye, dushingiye ku byo yakoze n'ubushobozi ifite. Ni Imana ivuga ibyo. Nibivuze ngo ije kumara, irabishoboye kumara umubabaro utamazwe n'ababyeyi, utamazwe n'abavandimwe, utamazwe n'amafaranga, utamazwe n'amashuri wize. Ni Imana imara imibabaro. Reka dusenge dushimira Imana yuko ari Imana ije kutumara imibabaro, kandi ari Imana ivuga ibyo ishoboye. Uri Imana yo kwizerwa kandi uri uwo kwiringirwa, nta yindi Mana ihwanye nawe. Urashoboye, ubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zawe ziri zidukoreramo. Tugushimiye ko uje kumara ababyeyi imibabaro, abagabo uje kubamara imibabaro, abasore n'abakobwa uje kutumara imibabaro, kandi uri Imana ivuga ibyo ishoboye. Turagushimiye ko uzaba ubuhamya tuzatanga bivugwa ari amagambo, bwacu ukabyambika umubiri bikaba ubuzima, bigakoreka bigafatika. Turagushimiye ko bivuzwa ari amagambo, ariko tuzumva ubuhamya bw'uko ibyo wavuze byabaye. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, ndabakunda.